Nshuti bakunzi b'ikiganiro Youth Live, turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turi ku itorero Bethel, aho tugiye kwifatanya n'urubyiruko rwaho mu gikorwa bagiyemo cyo gutumira abantu mu giterane cya Harvest Africa cyangwa Sarura Africa, kizaba ku itariki 16 kugeza ku itariki 18 z'Ukwakenda. Nkuko mubibona, mbere yuko bagenda babanje kwiragiza Imana bayobowe na Pastor Celestin Musirikare. Muri iki gikorwa cyo kwamamaza igiterane cya Harvest Africa turi kumwe n'umuyobozi w'urubyiruko Mustafa Karamage. Mustafa, iki gikorwa giteguye gute? Murakoze. Iki gikorwa twagiteguye mu rwego rwa komite y'urubyiruko hano mu itorero Bethel. Uburyo giteguye, twagiye dufata uduce dutandukanye twa hano mu mujyi wa Kigali, muri za gare, ku masoko n'ahantu hahurira abantu benshi, kugira ngo tubashe guha amahirwe abantu benshi bamenye iki gikorwa. None iki gikorwa kirangiye, ni iki mu by'ukuri mwiteze nk'umusaruro uri buve muri iki gikorwa? Umusaruro ni mwinshi, kuko ukurikije umubare w'abasore n'inkumi bagiye batwaye udu flyers baha abantu batandukanye, turiho gahunda y'ibiterane, amatariki. Nuvuga ngo ni kuva tariki 16 kugeza 18 z'Ukwakenda, bizabera hano kuri Petit Stade. Hariho n'amafoto y'abakozi b'Imana batandukanye Imana izakoresha hariya kuri stade. Nuvuga ngo umusaruro urimo nuko tugera ku bantu benshi mu mwanya mutoya. Impamvu twahisemo ubu buryo nuko tuzi ibyo Imana izakora. Tubashaka duhe amahirwe abantu yo kumenya ibihe Imana yagennye kugendera abanyarwanda. Ndanezerewe cyane kwifatikanya n'urubyiruko bagenzi banjye, aho tugiye kugenda dutumira abantu ku gikorwa ntegerezanya amatsiko menshi cyane ibintu Imana igira ikore muri uru Rwanda. Rero ndumva nezerewe cyane kuba umwe muri bamwe bari gufatikanya hamwe kugira ngo benshi bashoboka mu mujyi wa Kigali babashe kukimenya kandi bazakitabira. Murakoze cyane Sandrine. Aha turi ni muri gare ya Remera, aho igikorwa cyo kwamamaza Harvest Africa gikomeje. Murabona inyuma yanjye hari billboard ya Harvest Africa yamamaza amatariki igiterane kizaberaho. Rero no kuvuga ngo buri muntu wese uca hano muri iyi gare nta numwe uhejwe, buri muntu wese aratumiwe. Mama, tugusanze hano muri gare ya Remera, ubutumire wabubonye, tubwire wabyakiriye gute? Ukuntu nabyakiriye, nakiriye ko iki giterane kizaba kirimo imbaraga z'Imana zitangaje, kandi nizeye ntashidikanya ko abantu bazakira, ibimuga bizahaguruka, impumyi zizabona, kandi abantu benshi bazahindukirira umwami bakamenya ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ko Yesu ari ufite igisubizo cya byose kuri iyi si. Urakoze cyane. Turakomeje igikorwa cyacu cyo kwamamaza igiterane cya Harvest Africa. Tugeze hano kuri Sonatube, aho turi kumwe na Jean Baptiste. Jean Baptiste, wabonye ubutumire, wabwakiriye gute? Ubutumire ukuntu mbubonye, ndabona mbwakiriye neza. Ndabona nanjye kuri zitariki 16 kugeza kuri 18 nshobora kuba nazabona nk'umwanya nkaca, cyakora nzahagera umunsi umwe, ariko nzahagera. Ni iki wumva witeze kuzabona uwo munsi uzaza? Kuba ikimuga cyahaguruka mu igare, ufite indwara wenda z'ibintu byo mu mutwe n'iki, mbona mbyishimiye cyane. Urakoze cyane Jean Baptiste. Turacyari hano Sonatube, aho igikorwa cyo gutumira abantu mu giterane cya Harvest Africa gikomeje.
tukaba turi kumwe na Diane. Diane, igihe wahereye utumira abantu urabona bimeze gute, abantu bari kubyakira gute? Kugeza kuri aka kanya nta mbogamizi turahura nayo, abantu twasanze Imana yarangije kwafungura imitima, hari abari kutwisabira, hari abo turi gutumira bari kubifata bishimye, natwe turi gukora umurimo twishimiye cyane w'umwami wacu. Murakoze cyane Diane. Aha tugeze ni muri gare ya Nyanza ya Kicukiro, aho naho nkuko mubibona hano inyuma yanjye hari billboard itumira abantu mu giterane cya Harvest Africa. Rero turatumira buri muntu wese kugira ngo azitabire iki giterane. Ni igiterane kizaba kirimo abakozi b'Imana basizwe, ni igiterane kizagaragaramo imbaraga z'Imana zidasanzwe. Ni kuri Petit Stade Amahoro guhera ku itariki 16 kugera ku itariki 18 z'ukwa 9. Buri munsi kizajya gitangira saa 9. Yesu abaho umugisha. Twahirwa Jean Bosco akaba yakiriye ubutumwa, nkaba nashaka kumubaza ubutumwa wabwakiriye gute, iki giterane urumva ucyakiriye gute? Iki giterane ndi kukibona aracyakira neza kuko ni igiterane gifite umutwe mwiza w'amagambo avuga ngo igiterane cy'imbaraga z'Imana. Nanjye ndumva ari byiza kuza kwakira, mbese kuza kureba imbaraga z'Imana cyangwa kwakira imbaraga z'Imana, mbese nanjye nk'umuntu w'umukristo ukunda Yesu nemera ko Imana igikora. Niyo mpamvu nanjye nagiye agaciro, numva nagiye agaciro cyane gakomeye kuri njyewe. Mwabyiboneye rero ahantu hose twagiye duca, abantu hose twaganiriye, mwabonye ukuntu abantu bakiriye ubutumire, ukuntu abantu biteguye. Nukuri ntimuzabure. Niba hari umuntu uzi ufite uburwayi, abaganga bananiwe, umuntu umaze igihe arwaye arembye, nta kintu na kimwe Yesu adashobora gukora. Rero iyi invitation turabatumiye mwese. Yesu aracyakiza, Yesu aracyakora. Imirimo yakoze kera na n'ubu yakongera akayisubiramo. Icyo musabwa gusa nuko umwizera, kandi mukizera yuko imbaraga ze uko zari ziri kera niko na n'ubu zikiri, ntago zagabanutse. Rero turabatumiye mwese muzaze mubone ukuboko kw'Imana. Yesu abaho umugisha.